ijambo ry'Imana ukarikuraho amaso, ugatangira gukoresha logique zawe n'ibitekerezo byawe, ijambo ry'Imana ukarishyira iruhande, utangira kwinjira mu mwuka wa confusion wo kuvangirwa muri wowe, ntumenye icyo ukora, ntumenye aho ujya, kuko uri mu mwijima utangaje. Icyatumaga udaca muri uwo mwijima ni ya nyenyeri warebaga, none ya nyenyeri yagiye, usubiye mu mwijima. Ni ikibazo gikomeye, ariko ndashimira Imana yacu ko ari Imana ya chance ya kabiri. Imana yongera kuduha chance. Haleluya! Iyo twatakaje inyenyeri yacu, iyo twatakaje wa muriro wacu, iyo twatakaje rwa rukundo rwacu rwa mbere, iyo twatakaje wa bitangazo by'Imana, tukongera kugarukira Imana, Imana nidusubiza iyo twavuye, ahubwo ihera aho tugeze, ikatugeza mu masezerano yayo. Haleluya! Hey! Imana yacu ni Imana ya chance ya kabiri. Niba waratakaje rwa rukundo rwa mbere, waratakaje kwa kwizera kwa mbere, waratakaje ya mahirwe yawe, waratakaje wa mugisha wawe, Imana yakubwira muri iki gitondo ngo ushobora kongera kubona ya nyenyeri. Hey! Hey! Birashoboka ko wavuye ku Mana kubera umuntu yagusitaje, amasezerano yawe akaba ahagaze. Yesu yaravutse aragutegereje, imigisha yawe itegerejwe ahantu, ariko icyatumye ngo nuko kanaka yagusitaje, nuko mwene so musengana yagusitaje. Hari abantu bamwe bava mu rusengero ngo bamufashe nabi, bamwakiriye nabi, bamuvuze nabi. Ihangane, ni inyenyeri yawe, uru rusengero ni inyenyeri kugeza aho Yesu ari. Nutakaza inyenyeri yawe, nutakaza inyenyeri yawe, uzaba utakaje ikintu gikomeye. Hey! Icyo ugomba kumenya nuko muri iyo nzira atari inzira, atari ya mihanda Bibiri ivuga ngo ni imihanda yo mu ijuru irimo zahabu. Nono umuhanda ugukura iburasirazuba kujyana aho Yesu yavuki, harimo imisozi, harimo amataba, harimo iki. Niba rero Zion Temple ari umuhanda ukugeza ku masezerano yawe, wikwifuza kuba mu itorero rimwe kaburimbo. Muri iri torero harimo amataba, muri iri torero harimo imisozi, muri iri torero harimo utugezi, harimo imigezi, harimo ibisitaza, ariko harimo n'ibindi bikomeza. Wewe icyo ushaka niki? Ni ukugera ku masezerano yawe. ushobora muri wowe kuvuga ngo reka nshakisha ahantu nzumva hameze neza. Ntaho uzabona muri iyi si keretse mu ijuru. Keretse he? Mu ijuru. Uzashaka hameze neza kuri iyi si Satani yanduje na Adamu n'umugore we bariye yambuto. Iyi si no way. Imana yabahaye ikimenyetso kibaganisha aho ubukiriro bwanyu buri, aho gucungurwa kwanyu kuri, aho ibitangaza byanyu biri. Wireba imisozi hari n'udutaba duhari. Hari umwana wanga konka nyina ngo arwaye uruheri. Hari umwana wanga konka nyina ko arwaye uruheri. Yes. Niba inzira ituganisha ku masezerano yacu iri mu ruheri, reka turwonke ariko tuhagire. Niba iyi nzira irimo ababyeyi barwaye uruheri kandi aribo bagomba kutwonsa tukagera hariya, nimwasame mutamira ayo mabere y'uruheri, hanyuma mugere ku masezerano y'Imana. Ngushaka inka arara nkazo. Iyo ugeze mu kiraro cy'inka ugatangira gusaba matera, uba wabaye disqualifié korora. Ngo nta matera, nta kuririmo, ntaki byakoraniye. Ariko ugenda ukareba iby'inyana ziraraho icyarire, ni ibyatsi bahira bagashyira hari inyana zikara, nawe nibyo ufata ukabishyira hariya. Kubera kubura amazi
wogesha inkongoro iki? Amaganga. Kubera kubura amatafari na sima, inzu yubakisha iki? Amase y'inka. Hey, 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 hey. Inzu yawe yubakishije amase y'inka, tapi yawe ni icyarire cy'inyana. Amavuta wisiga ni parfum nziza, ni amavuta avuye mu Bufaransa? No, nayinga. Ubushaka iki? Inga. Kugira ngo ejo usorore nyinshi bazakwita umukire, uzatunge, uzagabire, uzabeho, uzakomere. Nibyo bintu abashumba babikora, aborozi babikora, natwe turaharanira ubugingo buhoraho. Hari imbere hari ubugingo, hari imbere hari umunezero, hari imbere hari ibyishimo. Niki cyatuma bene data tutemera gutumbira inyenyeri uko byabimeze kose? Hey, haleluya! Niki cyatuma inzira tutayikomezamo kugeza tugeze ku masezerano yacu? Munzira ibivuna ni byinshi, ibibabaza ni byinshi, ibikinege ni byinshi, ariko twisubizamo imbaraga kuko imbere yacu hari inyenyeri kandi tuganisha hari imbere. Icy'Imana itazakwima mu buzima bwawe ni inyenyeri kuyobora ku mugisha wawe. Nta muntu n'umwe muri twebwe uzaburanya Imana ngo ayitsinde. Buri muntu wese Imana yashyize ibimenyetso mu mutima we bimuganisha ku nzira y'amasezerano ye. Hari ibyapa mu mitima yacu Imana yashyizemo bitubwira ngo cy'ibumoso, cy'iburyo, kora ibi. Erega cyagiye Imana ikubwira ngo fata iminsi 3 usenga, wowe ukabyirengagiza, ntubuzi ko ari ikimenyetso utaye. Ngo nzabikora icyumweru gitaha. Imana ikakubwira ati byuka usome Bibiliya, ati ndarushye. Ntuzi ko ari ikimenyetso utaye. Hari utuntu twinshi Imana igenda ivuga wowe ukadusuzugura ngo ndarushye, ndarushye. Ariko wa mwanya ni ya nyenyeri kwereka ubugeze ahantu hakomeye mu buzima bwawe, ahantu wananiranye. Hey! Nubwo ubuzima bwacu bwahinduka icuraburindi, ukaba umwijima wo mu gicuku, barya bemeye guhanga Imana amaso muri uwo mwijima babona mu iyo nyenyeri. Uko byaba bigenda kose, iyo nyenyeri tuyibona ryari? Igihe twiringiye Imana nubwo ibintu bitaba ari byo kwiringirwa, igihe twizera Imana nubwo inzira zitaba ari zo kwizerwa, igihe twemera Imana nubwo abantu bose bayihakana, amaso yacu akomeza atumbira inyenyeri mu gihe cy'umwijima ikabije muri iyi si. Haleluya! Nubwo ryabicuraburindi mu rugo rwawe, ryabicuraburindi ku kazi kawe, ryabicuraburindi mu muryango wawe, barya bize kwiringira Imana, barya bize kwizera Imana, igihe cyose uwo mwijima babona mu inyenyeri. Kandi iyo nyenyeri Bibiliya iravuga ngo tugomba mu mwijima w'ubuzima bwacu kwiringira amasezerano y'Imana ngo kugeza igihe. Petero niko bivuga ngo inyenyeri yo mu ruturuturu izagaragarira mu mitima yacu. Ugomba kwiringira Imana kugeza igihe inyenyeri igaruka. Niba n'umwijima wayimize, ugomba kwiringira Imana. Inyenyeri itabonetse nawe ntugende, hagarara uvuge ngo hariya niho nayisize, hariya niho nyiheruka, nakomeza ntumbira. Muri uko gutumbira muri uwo mwijima w'iyo nzira, komeza urebe Imana yawe, amasezerano azuzura, ibyo Imana yavuze bizasohora. Reba Imana. Haleluya! Reba umwami w'abami, reba Imana yacu. Hey, hey, haleluya! Ndibuka muri 95 dutangiye gusenga, Imana iratubwira ngo igiye gushira inzira iva aha ikagera ku kibuye. Urabyibuka pastor? Turabisengera sinzi umuntu twabibajije, aratubwira ati muri abasazi, ku kibuye niho hazagerwaho nyuma kubera abacengezi benshi. Ariko turabyandika mu ikaye, turapfukama, turavuga ngo umuhanda ugomba kuva i Kigali ukagera Kibuye wa kaburimbo. Ubu turi mu 2006 hari umuhanda ugera ku Kibuye, kandi ibyo byakozwe n'Imana.
nubwo byari bimeze nabi, nubwo mu nzira harimo abacengezi, nubwo harimo ubwicanyi, amasezerano y'Imana twayabitse mu mutima wacu. None igihugu kimaze guhinduka, twakomeje tureba Imana ibyo yavuze ko ariyo kwizerwa, itazahindura n'ijambo na rimwe. Haleluya.